Ndabasuhuje inshuti zacu mudukurikira umunsi ku munsi kuri Baho TV. Ndabaramukije cyane aho muherereye hose impande zose, abari no muri Kenya, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari i Bugande ndetse n'abari hanze ya Afurika. Ndabakiriye cyane muri iki kiganiro, ntangire mbashimira ko mudahwema kutwereka urukundo kuri iyi YouTube channel. Comment zanyu, subscribe, share, turabibona byose kandi ni inkunga ikomeye. Impamvu mvuga ko ari inkunga ikomeye, iyo tubabwiye kenshi na kenshi ngo mukore subscribe, comment, njyewe mbiha agaciro ku bwanjye. Mbiha agaciro kubera ko nafashe iki kiganiro uyu munsi ngo nze nsubiremo comment zanyu, ibibazo birimo ngende mbisubiza. So muhabe mubane nanjye, hari ibibazo byinshi bitandukanye mwagiye mubaza, uyu munsi nawuhariye comment. So twagiye. Mu cyumweru cyashize nibwo nakoze ikiganiro mbabwira ko nagarutse, mbabwira impamvu nari narabuze, hari hashize iminsi myinshi mutambona kuri kamera. Mbabwira ababonye icyo kiganiro, niba utaranakibonye ugenda urebe, mbabwira uko byari bimeze, mbasaba ngo munyereke ko mumpaye ikaze. So ndanabashimira rero, mwarabinyeretse, komanteri zanyu ndazibona mumbwira karibu cyane, twari tugukumbuye, ibintu nk'ibyo. So niyo mpamvu rero nakomeje kuza ngo mbagezeho ibiganiro bitandukanye, kubera ko mwanyeretse nyine ko munyishimiye, sidiyo? Mwanyeretse ko munyishimiye, mwanyeretse ko muntegereje, kandi n'ubu ndacyabibona. Icyo mbasaba rero ni iki: mukomeze mubinyereke. Mukomeze murebe ibyo mbagezaho, mubihe n'abandi, kuko n'ibintu byubaka niko nizeye. Ntabwo nza hano kubabwira ibintu bitubaka. So uyu munsi rero nk'uko maze kubibabwira, nanyuze mu mavideo nakoze, mu mavideo nabazaniye, ndeba amakomanteri arimo, hano ndayafite nayanditse, ibibazo birimo nza kubisubiza kuko mbaha agaciro. Hari ukuntu usanga abantu baraje babaza ibibazo byinshi, ariko nyine ba nyiri ukubazwa ntibasubize. Njyewe rero naje ngo mbasubize, dukomeze nyine no mu bindi biganiro. Yes. Ndahera rero kuri video ya mbere, ya yindi maze kubabwira, naje mbabwira ko nagarutse. Iriya video ijya kurangira nabarababwiye ngo reka mbahe ubuhamya buto, short story, mbabwira ngo nasobanukiwe neza agakiza ari uko maze kugera mu rugo, maze kubaka. Umuntu umwe mu bankurikira, umwe muri mwe arambaza ngo muri commentaire, aravuga ngo ni ibihe bintu bitatu bikwereka ko wari uri mu kigare, entre parenthèses udakijijwe, utari ukijijwe mbese. So nari nabibabwiye ko ari ubuhamya buto ngiye kubabwira. Reka rero ntangire nsasira mbasobanurire neza ibyo nise ikigare, ibyo nise kudasobanukirwa agakiza. Reka ntangire ari byo mbabwira. Nari nabibabwiyeho, navukiye mu muryango ukijijwe, papa wanjye ari pasiteri na mama wanjye ari umuntu usenga cyane, ongeraho ngo cyane. Noneho menya ubwenge, nisanga muri korali, nisanga muri Sunday school. Muri Sunday school turiga amazaburi, kuyafata mu mutwe, indirimbo muri korali. Ndibuka hari indirimbo twabaga turirimba kubera ubwana, sinsobanukirwe n'icyo bivuze. Hari indirimbo yo mu gitabo ngo nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye n'ubu ndabyibagiwe. Yaravugaga, mbese reka mbabwire aho ntasobanukirwaga.
yaravugaga ngo nimuze twese tumuhimbaze ngo kuko yemeye ko twinjira ahera, ngo yarukuyeho na rwa rusika. Noneho twaririmbaga ngo yarukuyeho na rwa rusika. Noneho njyewe mu mitekerereze yanjye nkaririmba nkagerageza kubisobanukirwa, yarukuyeho na rwa rusika, nkumva icyo kinyarwanda kiranyobeye, nkumva sinsobanukiwe. Nubyumva nawe uraza kwibuka abantu bakuriye mu makanisa, niko navuga, uraza gusanga nawe hari indirimbo nyinshi wabaga uririmba ariko udasobanukiwe. Ubwo mbaho ntazi ngo rwa rusika ni ibiki. Aho nje gukurira nibwo nasubiyemo ya ndirimbo, noneho nkajya numva ko twaririmbaga ngo yarukuyemo na rwa rusika. Sinabaga nasobanukirwa urusika se ruva he rujya hehe, wapi. Kandi ubwo barabyigisha buri munsi mu rusengero, ariko njyewe nyine kubera ubwana no kudasobanukirwa simbimenye rwa rusika iba rwa rusika. Nakomeje nari mbahaye urugero rw'indirimbo. So nkura rero numva ko guhera mu bwana bwanjye njyewe nkijijwe. Ntumbwire iby'ikuzimu ngo hari ukuntu bajyaga batwigisha muri Sunday school ngo ntugakore ngo iki n'iki, ngo utazajya mu muriro, ngo utazima ngo kwa Satani. Nkura ntinya umuriro. Ibintu ngo byo kujya ngo kwa Satani ngo tuzashya, reka. Papa wanjye ari pasiteri, njyewe njye mu muriro, no. Mama wanjye asenga iminsi ngahe mu masengesho, ngo njyewe umwana we ngo njye mu muriro. Kumva nyine ibyo ngibyo wapi. So aho nje gukurira rero, ariko sindakura, navuga gute, mvuye muri Sunday school ngeze muri primaire, ntangiye gusobanukirwamo pole turasoma uko biri nkasobanukirwamo. Noneho nza gutekereza ko yes ndakijijwe, ariko ngomba gukora kugira ngo nzajye mu ijuru, kugira ngo ntazajya muri wa muriro. So pole kidogo. Numvaga rero nkizwa kubw'imirimo. Ndaguha urugero. Numvaga niba utatuye, niba utatanze icya10, ijuru si iryawe. Nkumva niba nabyutse mu gitondo nkajya mu turimo twanye nkagira gute ntarasenga, icyo gihe nta juru rihari. Niba nijoro ngiye kuryama n'ibitotsi byinshi nkahita, ubwo icyo gihe nta juru mfite, naribuze burundu. Ikindi, abantu bari abantu basaba ku muhanda, njyewe mfite amafaranga nkacaho simuhe, reka mbura ijuru. Mbese nkumva hari ibikorwa ngomba gukora kugira ngo nezeze Imana izanyakire mu ijuru, nkamera nk'uri kugura ijuru, nyamara ijuru ntirigurwa. So nkiri aho naje gusobanukirwa ko ijuru ritagurwa. Nta na kimwe wakora, nta umurimo ufatika wakora ngo uguheshe ijuru, uretse gukizwa gusa, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nk'uko mu Baroma ibice 10:9 n'uwa10 bitubwira. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukabyatura n'akanwa kawe ko ari umwana w'Imana kandi yamuzuye mu bapfuye, ibyo nibyo agakiza. Ntago gufasha abantu ari byo bimpa ijuru, ntago gutanga amaturo ari byo bimpa ijuru. So reka nihute. Noneho hano mu Befeso haratubwira ngo, Abefeso ibice 2:8, ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Kwa kwizera tumaze gusoma mu Baroma ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Wumvisha ya mirimo nakoraga, ngo sinzi ngo nafashije abantu, sinzi ngo nagize gute, nibwira ko ari byo bimpesha ijuru. Nyamara hano mu Befeso haratubwiye ngo mbese nakijijwe kubw'ubuntu, nta murimo n'umwe nakora ngo umpeshe ijuru. Umurimo ufatika gutya ntawubaho. Iyi mirimo rero dukora nubwo atari iduhesha ijuru, ariko
niyo izaduherekeza, niyo iduhesha amakamba mu ijuru ndimo ndajyayo, noneho iyo mirimo niyo izampesha amakamba. Mu Befeso dukomeze ku murongo wa 9 ibice 2 biravuga ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Iyaba mpeshwa ijuru n'abo bantu bo ku muhanda nahaga amafaranga bitewe n'uko nagize gutya na gutya, nakwirarira? Nakoze ibintu byinshi, mfite imirimo myinshi, nabura ijuru gute? So reka nkomeze. Ikindi kintu navuga ni ibyaha. Numvaga ko niba nkoze icyaha, niba nkoze kwa kundi batwigishije muri Sunday School cyangwa n'ibyo nsanzwe nzi, niba nkoze icyaha ijuru ndaribuze. Kandi nyamara ntabwo abajya mu ijuru ari abadakora ibyaha. Oya, kuko n'ijambo ry'Imana rirabitubwira. Muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 10 haratubwira ngo nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Bizaba ari agahinda gakomeye ubaye uri umukristo, ubaye wizera ariko ukaba wumva nta byiringiro by'ijuru ufite, ukumva ugize gutya na gutya nta juru wabona. Bizaba ari agahinda gakomeye. Njyewe aha nicaye aha nasinzira byagenda gute, ijuru ndarifite, nta cyabikuraho. Ijuru ndarifite. Kubera iki? Kubera ko nizeye ijuru ndarifite. Rero ibi ntibivuze ngo dukora ibyaha. Oya, kubera ko ujya mu ijuru bitavuze ngo ntakora ibyaha. Yohana wa mbere ibice 2 ibi rero ntibivuze ngo dukora ibyaha. Oya, ntabwo bivuze ngo dukora ibyaha. No muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere haravuga ngo bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Ibyo ntabwo bimpesha uburenganzira bwo gukora icyaha ngo nuko mfite ibyiringiro by'ijuru. Oya, kubera ko dufite Mwuka Wera udushoboza, utuyobora, ntabwo bimpa uburenganzira bwo gukora icyaha. Hano muri video mperutse kubahaza abamasayi nanabashimira cyane ku bw'ibibazo mwabajije, byanyeretse ko nyine muba mwabikurikiye. Uyu wa mbere yaraje aravuga ngo base ngo bagira ibintu bapfumura amatwi. Reka mbabwire ku byo gupfumura amatwi. Kamere ku bagore ubundi ni nk'umurimbo. Ni umurimbo, ni nka kwa kundi bakura amenyo. Ukuntu rero babikora ubundi batoboraho agatobore gato, noneho bagahita bashyiramo ibyatsi. Hari ibyatsi bashyiramo bikumisha icyo gisebe. Noneho cyamara kuma bafata igiti kitari kinini bagashyiramo. Noneho uko bashyizemo wa mwenge ukaguka ukangana na cya giti bashyizemo. Noneho hamara gukira, hamara kuma bagakuramo cya giti bagashyiramo ikindi kisumbuyeho gato ku bunini. Bamara gushyiramo ikindi cyamara kuma bakagikuramo bagashyiramo ikindi noneho kinini kurushaho, kugeza igihe cya gitoboro kigeze aho yifuza. Ku bagore rero hari akantu hano mfite, hari abo usanga barapfumuye ikintu kingana gutya, noneho ku buryo acengezamo, akenshi tuba turiho n'amasaro, acengezamo nyine muri wa mwenge, mbese bikaba kwirimbisha. Ku bagabo rero, ku bagabo nabo barapfumura, ariko cyane cyane ibo kwa kundi bajya babyina gutya, babyinisha intugu n'umutwe. Iyo umuntu abyinnye amatwi agatendera,
iyo yapfumuye afite mbese kwa kundi biba birereta hano, iyo yapfumuye bigaragara neza ngo iyo ari gukoresha umutwe gutya. Undi yaratubwiye ngo bagira imiti y'ibyatsi. Imiti y'ibyatsi barayigira, bagira iy'inkorora, ivura mu nda, banagira igabanya ubunini, igabanya ibinure. Imiti y'ibyatsi barayigira cyane. Umutware wanjye hari ishuri afiteyo rya Bibiliya, so bari mu ishuri bari kwiga arwaye inkorora. Umunyeshuri umwe wari urimo w'umubishopu arasohoka amuzanira agati, aramubwira ati kano gati gafate ugashishure, numara ibyo bishishwa ubihekenye umire amazi, hanyuma ucire ibindi. Ni ukuvuga guhera uwo munsi ntarongera kurwara inkorora nk'iyo yari arwaye uwo munsi. Nari ndimo mbabwira ku byatsi. Noneho uyu yaratubwiye ngo bagira ibirozi. Ibirozi rero cyane cyane tubizi ku bamasayi ba Tanzania. Hano ntago bavugwaho cyane uburozi, ntabwo ari cyane. Uyu yaratubajije ngo none iyo bakijijwe bemera gushaka umugore umwe? Yego, bashaka umugore umwe kuko nk'abapasiteri nzi bafite umugore umwe. Noneho undi yaravuze ngo none ngo bakunda no guhiga bakarya inyama cyane. Barya inyama cyane bikomeye, kandi ni n'abahigi kuko batuye mu mashyamba. Ni abahigi rwose. Kuba umwana muto yabona inzoka ingana nka gutya iciyeho ntabwo ari ibintu bya hatari kuri we. Hari n'aho usanga ngo intare ngo yagize gute, ni abantu bamenyereye ubuzima bw'ishyamba, kandi ubuzima bw'ishyamba bujyanye no guhiga. Barahiga bakarya n'inyama, ndetse umugabo w'intwari mu bamasayi aba yarahize intare. Ako nako narakumvise. Noneho ngo ese barya iki? Mu busanzwe mu muco, mu biryo by'umuco barya amaraso n'inyama, yego, n'amata. Ninkubwira rero ngo barya amaraso njye numvaga ari ukuyanywa, ariko ni ukuyarya. Hano rero dukunze kujya bagira ihene cyane kurusha inka. Njya mbona badafite inka nyinshi, icyo bafite cyinshi ni ihene n'intama. Noneho bafata ihene, hari umutsi waha gutya ku ijosi bakata ukava amaraso. Ayo maraso bakayafata bakayateka, agahita amera nk'inyama y'umwijima, ubwo bakayarya. Noneho ubundi bagafata ayo maraso bakayavanga n'amata. Noneho rero njyewe ibi biganiro mbategurira ni akenshi ni experience, iminsi tumaranye, ibyo mbona n'amaso yanjye, ibyo kurya bampaye, ibyo nababajije uko bansubije. Rero njyewe ibyo kurya nabonyeyo, barya inyama, bazi gukaranga inyama rwose neza. Barya inyama, barya amashu, cabbage, barya umutsima n'umuceri n'ibirayi. Yego. So yaratubajije ngo uri muri Kenya cyangwa Tanzania? Ndi muri Kenya. Undi yaratubajije ngo ese ngo abamasayi ba Tanzania batandukaniye he n'abo muri Kenya? Ntago batandukanye cyane, niba harimo n'itandukaniro si rinini, kuko ururimi barumvikana, imyambarire bambara kimwe, uretse ko n'abatuye hano ubusanga hari ukuntu bagiye batandukanye bitewe n'agace batuyemo. Ugasanga nk'aha amabara y'amashanga bambara bino by'amasaro aratandukanye n'abo mu kandi gace. So rero barahuye, ntago batandukanye cyane, barashingirana. Ndibuka hari nk'ahantu twari turi, hari umumama atubwira ko mbese aturuka Tanzania, mu bamasayi ba Tanzania, ariko yashatswe ino. Urumva ko ntago batandukanye cyane. Undi yaratubajije ngo hano turababona ngo ariko ngo ni abagome.
navuga ko ari abagome, bagira umujinya, bagira uburakari. Hari ikintu bagendana cy'icyuma hano, niba mujya mubabona muzakibona. Iyo yarakaye, iyo yagize uburakari kugeza aho akuramo kino cyuma, ntago ashobora kugisubizamo kitamennye amaraso, ngo aho kugira ngo agisubizemo nta maraso amenetse, iwe arikata. Ibyo nibyo bambwiye. Noneho ubugome rero ntabwo ari abagome, ni n'abantu beza. Ni ukuvuga ikindi bazwiho, barizerwa. Kuko hano dutuye uba usanga nk'ibipangu byinshi, ibigo by'amashuri, ku bitaro, akenshi usanga bafite abazamu b'abamasayi, kuko bakunze kuba abizerwa kandi n'abantu barabatinya. Yes, ndumva ari ibyo mwabajije. Nzakomeza mfata umunsi mbategurire, ngende nsome comments zanyu, nzi ibibazo birimo ngende mbisubiza. So ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye, kandi mukomeze mudushyigikire, subscribe, share, comment. Niba hari ibyo tuvuze bikagufasha, oherereza na mugenzi wawe nawe afashwe. Yes, so murakoze cyane. Nagerageje kureba komenti, ibibazo mwabajije, kandi turanabashimira. Ni ukuri, buriya umuntu yanditse komantere uhita ubona ko yakurikiye. Noneho hari nk'usanga yashizemo komenti zirenze nk'eshanu, buri uko yumvise agahita komentinga. So turabashimiye cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nzakomeza kubazanira ibiganiro bitandukanye, byaba ibi by'abamasayi cyangwa se n'ibindi byo mu buzima busanzwe. Yes, nzakomeza mbibazanire. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane, mugire amahoro y'Imana.